ako mwana we ako sibi nibiki koko reka mfe kongera rimwe. Allo sheri bitese ni byiza Leah ako mana yanjye we ubusuri muzima basi ndi muzima nta kibazo ako mana uzigiye namaze ngo hamagara utayifata koko ubwo se ntiwari wabibonye nayibonaga kuri kumpamagara rwose none se kubera icyo utayifataga use nkubwirikira ngira impamvu nyine uzi ko nari nagize ngo warwaye ku buryo udashobora kwitaba telefone nanze kuyifata mbishaka rero ako sheri ubwo urambwira ibiki koko wanze kunyitaba bireba koko yareka nkubwiza ukuri nicyo nshaka rwose nukuri nishimira kugira inshuti pe ariko inshuti mbwira ukuri kwanjye ntikumve sinjya nshobora gushobokana nazo pe nuko wabifashe rero none se Leah karame kubera iki nkubwira ukuri ariko ugakomeza kuntsindagira ko Anyesa aba yaje hano iwanjye kandi mba nabikubwiye ko atahageze aha ngibyo simbikunda sheri noneho basi ntega amatwi ndakumva mbabarira ngusabye imbabazi mbabarira wowe kabyara we mbabarira pe ngusabye imbabazi ntabwo ibyo bintu nzabyongera kandi mbabarira umbwire ko umpaye